Imana kurushirizeho kubakorera mu gihe gisa n'iki ngiki kandi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ibihe byose. Yego. Pastor, nyuma yo kusubije banajya nkubwire ngo wambaye neza. Nambaye neza Cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba nambaye neza urumva? Iyo twambaye neza, iyo twariye neza, iyo twumva tuguwe neza. Yego. Mba numva ishimwe n'icyubahiro byagarukira izina ry'Uwiteka Imana. Urumva Yesu yuzuye muri wowe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turazoganira byinshi bitandukanye ariko ntabwo n'ubundi tujya kure y'ijambo ry'Imana. Ariko yego. Hafi aha n'ijambo. Ab'iki gihe bakeneye ijambo. Ab'iki gihe wese wakumva uvuga ngo bakeneye wagira ngo wowe ntabwo uri uw'iki gihe. Dukeneye ijambo. Tuvuga ngo dukeneye. Dukeneye ijambo. Ariko Bibiliya iravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo. Ab'iki gihe bakeneye ijambo. Niko byanditse. Rero niko byanditse. Ariko twe tuvuge ngo dukeneye. Ibyo byanditswe rero ni mu nyuguti. Iyo ubigize ubuzima uhita uvuga ngo ab'iki gihe dukeneye. Ubwo biba byabaye ubuzima bwa buri umwe wese. Yego. Yes. Dukeneye ijambo. Dukeneye ijambo. Iryo jambo ntago ari iry'umuntu ni iry'Imana. Mana reka nkubwire utumye nibuka umusiramu. Imana iha umugisha abasiramu kandi ikomeze ihindura abasiramu benshi byagenze gute kuri Kristo. Hari umumama umwe ni mama Hakiza, abantu benshi baramuzi. Ni umumama w'umuhanuzi. Ndibaza nawe uramuzi. Wa Kimisagara. Imana imuha umugisha. Kimisagara ajya ku Kinamba gukorerayo. Na Nyabugogo yarahakoreye hano hafi n'umuteremuko. Yego. Ngiye twanamenyaniye ku muteremuko Nyabugogo. Ngiye nawumenya gise n'abantu bakibasezeranyiriza mu rugo Kimisagara. Okay. Rero twariho dusenga igihe yabaga hafi y'isoko rya Kimisagara. Haje kuza umubyeyi. Mama Hakiza aja amuzi ku izina rya Mama Kigabo. Uwo mubyeyi. Mama Kigabo. Ego. Uwo mubyeyi yaje kuzana n'umukobwa we mukuru. Uwo mukobwa yiga mu mashuri makuru. Baje kuzanana ariko uwo mwana w'umukobwa yari umusiramu. Yajyaga agira imbaraga n'imyuka mibi bimutera ari ku ishuri. Amasomo agahagarara n'abagikomeza ibyo kwiga ahubwo agataha. Ariko uwo Mama Kigabo yaje kumenya neza ko Mama Hakiza ari umuhanuzi. Yaje kuzanaho uwo mwana we w'umukobwa w'umusiramukazi. Uwo mwana we w'umusiramukazi ubwo nari mari umwuka w'Imana yaje kubanzaho ngira ibyo mubwira ku bw'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ariko nta mwanya nari mfite muremure wo kuza kuba ngumaho hantu kwa Mama Hakiza. Yego. Naje kuza kuhava ndagenda bitewe na gahunda nari mafite. Maze kugenda rero mama we kuko yari yizeye amavuta ya Mama Hakiza ndetse yizeye ko hari n'abandi bahanuzi bashobora kuza kugira icyo bakora. Yaje kuza kubwira umwana we ko ashaka ko haza kubaho ibihe by'uko bamusengera. Arabahakanira arababwira ngo ntihagire umuntu n'umwe undambikaho ikiganza. Ngo yaba ababyeyi sinshaka ko hagira undambikaho ikiganza. Byaje kugenda bite rero. Yego. Haje kuza kuba hashira umwanya. Baje kuza kuba bataha. Bageze mu rugo wa mwana we w'umukobwa yaje kuza kuganiriza mama we. Aramuganiriza aramubwira ati mama we wa mupapa ubwo yarari hariya kwa Mama Hakiza ataragenda numvaga mfite umunezero guturuka ku Uwiteka Imana. Amen. Numvaga nezerewe cyane muri nge ati ngewe ndumva ndimo nsigirwa ko n'ubundi wazamuhamagara akaba ari we uzansengera. Yego. Buriya nanze ko bari ababyeyi hagira undambikaho ikiganza ku bwende. Byari ubushake bwanjye nshaka yuko uriya mupapa ubwo yavugaga ngewe. Yavugaga wowe. Ati nshaka ko ari we uzaza akansengera. Ndumva ndi kwizerera mu mavuta y'uriya mugabo. Haleluya. Amen. Rero Imana ihumugisha abasiramu n'abasiramukazi. Kuko harimo abarimo bayoborwa n'umwuka w'Imana kandi bazi guhitamo
bakamenya icyo bashobora guhitamo icyo ari cyo. Uko ni ukuri kuzuye. Naje kuza kujyayo baranyakira, twaje kuba tugirana ibihe byo gusenga. Uwo mwana mu minsi itarenze 2 cyangwa 3 uwo mwana yaragize ate, oya ni nko mu minsi 2 uwo mwana yaje guhita asubira ku ishuri kwiga. Kandi rero Imana ihabwa icyubahiro, iracyakora, kandi izina ry'Uwiteka Imana rirushirizeho gushyirwa hejuru bakundwa. Kandi izina ry'Uwiteka Imana rikomeze ryubahwe kandi ryamamare no mu bihugu by'Abarabu. Izina ry'Uwiteka Imana reka mvuge ngo rishyirwe hejuru kandi rirushirizeho guhabwa icyubahiro no muri kino gihe cyacu. Kandi Imana ishimwe no Pastor Karame, ngira ngo wenda abantu bagiye bumva uburyo twatangiye ikiganiro cyacu, ariko bategereje kumva isanganyamatsiko y'ijambo dufite uyu munsi tubazaniye. Ubazaniye ijambo rivuga ngo iki? Mbazaniye ijambo ryiza cyane. Ni ijambo rivuga ngo reka mbabwire. Yesu we, mufungure Bibiliya zanyu. Imana ishimwe. Tugiye kugira gute? Tugiye kurya umutsima utera imbaraga. Tugiye kurya umutsima utera imbaraga. Ibufungura Bibiliya yawe muri Matayo 7:7. Matayo 7:7. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo tinyuka, va mu bintu by'iterabwoba, va mu bintu by'ibiri gushaka kukongorera ngo nushoboye se cyangwa nuzashobora, ahubwo nkuzaniye ijambo rivuga ngo tangira ukomange, kandi ukomange ku rugi rw'Imana. Haleluya, amen. Tugiye gukomanga ku rugi rw'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana fure yego wowe ko mbona watuje. Tugiye gukomanga ku rugi rw'Imana. Witurije turamwakira mu kindi gice buriya nawe. Reka nkubwire, tugiye gukomanga ku rugi rw'Imana. Amen. Matayo 7:7 kandi aravuze ngo musabe muzahabwa. Haravuze ngo musabe muzahabwa bakundwa. Mushake muzabona. Mushake icyo mushaka cyose mwebwe, mushake muzabona. Mutewe ubwoba niki? Subiramo utararenga aho ngaho. Musabe muzahabwa. Ijambo riravuze ngo musabe. Yewe Yesu. Musabe muzahabwa. Urumva ijambo ribahaye uburenganzira. Musabe muzahabwa, kandi musabe ibintu bifatika. Isi nibiyuzuye n'ibya data fre. Ni ukuri. Musabe kandi musabe ibintu bifatika. Musabe muzahabwa rero. Kuvuga ngo kandi mushake muzabona. Oya, mushake muzabona. Mbese nta tandukaniro rikibatandukanya no kugira ibyo mubona, ahubwo mushake muzabona. Haleluya, amen. Tukiri aho ngaho mise nibuka ijambo rivuga ngo mugerageze byose mugundire ibyiza. Ariko aho haravuze ngo mushake kandi muzabona. Hanyuma rero ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, ushatse arabona, nukomanga agakingurirwa. Nukomanga agakingurirwa. Haleluya, ngo nugize ate? Nukomanga agakingurirwa. Ngo nukomanza agakingurirwa. Mbese muri mwe oya baburetse kufite umuvuduko. Uziko nuko hatari mu muhanda, ubaye uri mu muhanda polisi yakwandikira. Kufite genda gakeya. Yego. Akariro gake na feri. Ya. Ngo mukomange he? Mukomange muzakingurira. Oya, ntabwo ari kuri porutaye z'abakire muri bujye gukomanga. Muzi ko rimwe na rimwe ukomanga ukagira ngo nta nubwo bari kumva ko umuntu yakomanze. Cyangwa bakohereza umukozi yategeye mubwira cyane. Yarungurutse akareba uwo ari we. Akagaruka akababwira ati mbonye ari umugabo wambaye kamambiri na bodaboda. Ababwira ati uwo nguwo mumwihorere. Ariko reka nkubwire, maranduza igipangu. Kuri mukomange ntabwo bavuze umuntu muremure,
ntabwo bavuze umugufi, ntabwo bavuze umuntu wirabura, ntabwo bavuze umuntu w'inzobe, ntabwo bavuze umuzungu, ntabwo bavuze umwirabura, ntabwo bavuze umunyafurika, ntabwo bavuze umunyesireni, ntabwo bavuze Yesu. Baravuze ngo mugire mute, mukomange murakingurirwa, mukomange ku rugi rw'Imana. Ndaryohewe. Mukomange ku rugi rw'Imana base, mukomange ku rugi rw'Imana. Oya, mukomange ku rugi rw'Imana. Ngo mukomange ku rugi rw'Imana biragenda bite? murakingurirwa. Ngo mukomange, komange turakingurirwa. Ngo dukomange turakingurirwa. Gahunda ni ugukingurirwa. Ngo mukomange muzakingurirwa. Haleluya. Oya, reka mbabwire. Hariho gahunda yuko mugiye gukingurirwa. Nukuri. Haleluya. Wowe komanga gusa. Komanga ku rugi rw'Imana. Reka nkubwire, ubwo nasomaga iri jambo, ndibuka hari mu mugoroba umwe, naje kuba mbumbura Bibiliya, naje kuba nsomera ijambo, numva ngize umunezero cyane, numva nguwe neza, numva ndanezerewe cyane bakundwa. Numva Imana irimo iravugana nanjye binyuze mu ijambo, ngo dukomange tuzagira dute? Tuzakingurirwa. Ngo dukomange tuzakingurirwa kandi. Yego. Haleluya. Amen. Urumva muhawe ikaze na karibu kubwo gukomanga ku rugi rw'Imana. Ntihagira umuntu ugushyiraho iterabwoba. Umushumba naze kukubwira ngo wambara umwenda ntago ngo ujye uhindura. Oya, ntihagira umuntu ugushyiraho igikangisho na kimwe. Ahubwo gahunda ni iki? Gahunda ni ugukomanga ku rugi rw'Imana. Komanga ku rugi rw'Imana. Komanga ku rugi rw'Imana mama we, komanga ku rugi rw'Imana papa we, komanga ku rugi rw'Imana mukobwa, yewe wa musore we. Ngo kandi n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Gahunda ni ugukomanga ku rugi rw'Imana. Ndimo ndabona iki? Kanze nguhanurire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Abenshi murimo mukomanga binyuze mu ijambo, mbonye Imana ikoze iki? Mbonye Imana ibakuraho imivumo abana b'abantu babatuyeho ngo ntabwo muzarenga hanaha, ntabwo hanaha muzahinjira, ntabwo bizagenda bitya. Mbonye iki? Mbonye Imana ibakuraho ibisebo, mbonye Imana igira gute? Mbonye Imana ibakuraho imbaraga z'umwijima bigendanye kuki? Bigendanye n'imivumo abana b'abantu bagiye babavuma. Mbonye Imana mukomanga ku rugi rwayo, Imana y'amahoro irugurura kubw'ubuzima bwanyu, kubw'imibereho yanyu, kubw'ubuzima bwa buri munsi, kubw'imibereho itari ifite ishusho, kubwa buri kimwe cyose. Imana irakinguye ngo mwinjire, kandi hari ibintu mutari buze kwinjirana. Ibintu mutari buze kwinjirana urugi rw'Imana rugikinguka. Mbonye hari ibintu bibava ku mutwe. Mbonye hari imitwaro ibava ku mitwe. Imana ishimwe cyane. Mbonye hari imizigo yari yarahetamishije ibitugu byanyu. Mbonye marayika w'Umwami Imana batura imitwaro. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'umuriro, imbaraga zibohora muri gukomanga ku rugi rw'Imana, imbaraga z'umuriro. Murimo murakomanga. Mbonye abenshi muri mwebwe mwinjira mu mugisha wanyu, kandi mwituze no mu byiringiro. Aho honyine niho igisubizo kigize gute? Niho ibisubizo mu byinjiriyemo vuba aha ngaha bidatinze. Kadukomeze mu ijambo. Suri nyuma gato baravuga ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, nuko manga akingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuhibuye, cyangwa yagusaba ifi akamuha inzoka? Ntabwo urasubira inyuma ho gace, ahubwo ubwo tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 8. Ni uwa 10. Katurebe. Oya, aho ngaho wari uhereye. Aho narimereye ni ubwo ni kuwa 9. Kuwa 9. Mbese muri mwe? Oya. Ku 8. 8 nari masubiyemo, nari nasomye mbere. Nubundi hasubiremo kuko rega ibyo kurya nta mpamvu, ibyo kurya byiza tugomba no kwiyongeza.
reka nsome mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko umuntu wese asaba agahabwa, kuko umuntu wese usabye arahabwa, ushatse akabona, kuko umuntu wese ushatse agomba kubona, n'ukomanga akingurirwa, kuko umuntu wese ukomanze arakingurirwa byanze bikunze. Oya, iyo ni gahunda kandi nuko nukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, kuko Imana niyo iri kuvugana nawe binyuze mu ijambo. Akira iki? Akira gushaka ukabona mu izina rya Yesu. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye? Mbese muri mwebwe ko mukunda abana banyu hari umuntu umwana we yasaba umutsima agafata intosho z'amabuye akamuhereza? Ntabwo bishoboka, ntabwo wabikora. Yewe mbese wanavangirwa mu bindi, iryo vangirwa nta nubwo uzigera urigira. Cyangwa yasaba ifi akamuha inzoka? Cyangwa yasaba ifi ntabwo bishoboka. Iryo vangirwa nta mubyeyi uzigera arigira. Reka. 11 aravuze ngo ko muri babi kandi mukaba muzi gw'abana banyu ibyiza. Ko muri babi, ko muzi ko rimwe na rimwe ko muzi ko rimwe na rimwe mujya no mu kirere cy'isi y'umubiri, ko muzi guha abana banyu ibyiza rero. None so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Haleluya. None so wo mu ijuru, none so wo mu ijuru arabura ate kuduhaza ibyiza? Arabura ate kubahaza ibyiza? Arabura ate guha ibyiza ababimusabye? Haleluya. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ariko ibi bintu bifite kondisiyo. Yego, hari irembo ritanyurwamo na buri wese ubonetse. Nukuri ntugire ngo gukomanga nugukomanga gutyo gusa. Mbega wowe ngaho ufata kuri kondisiyo. Uri hafi aho ngaho, sa n'utega amatwi neza, ngaho umva kondisiyo rero. Aho ngaho, amen, aho wari ugeze utaraharenga, hafi aho. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira mube ari nako mubagirira namwe. Ibyo mushaka ko abantu babagirira namwe ariko mubagirira. Ariko munanyure hehe? Munyure mu nzira idasanzwe, mu nzira yo gushakisha mu maso h'Umwami Imana, munyure mu nzira yo kubararira izina ry'Uwiteka Imana mu gihe cyanyu, kuko Meshake, Shaduraka na Abedenego ntabwo aribo bari buze kubararira izina ry'Uwiteka muri kino gihe cyacu. Reka mbabwire iki? Reka mbabwire bakundwa, generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Munyure mu irembo rituma mwubararira izina ry'Uwiteka Imana mu gihe cyanyu. Haleluya. Yego. Mubari nako mubagirira namwe, kuko aya ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Kuko ubu ngubu ari bwo buhanuzi bwa nyabwo. Nushaka aho ngaho rekera aho ngaho. Yego. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi rishyirwe hejuru. Ariko tageti ni iyihe? Tageti ni ugukomanga ku rugi rw'Imana. Nukomanga ku rugi rw'Imana, ku nzugi z'abantu zisanzwe, ahubwo ho nta nubwo bizajya bisaba kukomanga. Uzajya ujya kugera kuri porutaye barangije kumenya ko wahageze baza gukingura. Oya, ntabwo bazajya barindira yuko ujya gukora kuri sonorizasiyo. Uzajya ugera kuri porutaye barangije kumenya ko wahakandagije ibirenge, barangije kumenya ko imodoka yawe ari ihageze, barangije kumenya isaha n'umunota uri buze kuba uhagereje. Ariko hubwo wowe manza ukomange ku rugi rw'Imana. Mbega mwebwe, mbega umunezero, 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 torero ry'Imana, mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero, torero ry'Imana, mbega umunezero, mbega umunezero. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nubwo tubiba turira,
ariko Yesu azaduhoza nubwo intambara zaba nyinshi ariko zose zizashira tuzamuye ibendera mu mitima yacu Yesu uzikurinda kandi uzigutabara kurinda mana we mu bibaho byose nta na kimwe kijya kuba atabitubwiye mukomere muhumure umwami wacu Yesu. Haleluya, amena. Ndi muri iyi korasi Imana ivuganye namwe bakundwa. Amena. Imana ivuganye namwe iki? Mbonye benshi muri bo mukomanga ku rugi rw'Uwiteka Imana. Imana ibambura imbaraga z'impumuro mbi zari zizengurutse ubuzima bwanyu ku manywa ndetse na nijoro. Mwari mwisasiye amarira, mwiyorosha amarira, mwari murimo muragendana amarira. Dore wowe wa mubyeyi we ugenda mu modoka nziza, wari wiyorosha amarira, wiseguye amarira, naho mu modoka yawe nziza urimo uragenda umeze nk'urira, nubwo abantu barimo barabona ngo uratwaye, nubwo abantu babona uparitse wavamo bakavuga ngo umunyacyubahiro kazi ngo marava mu modoka yiwe. Uherereye hehe? Uri mu murwa wa Canada. Imana iguhojeje amarira, Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Mbonye hari abantu bari ku mugabane w'Uburayi, mwari murimo murarira amarira menshi nubwo muri Burayi, ariko turi muri iki, ndi muri iyi korasi. Imana ibirukanye impumuro mbi, Imana ibirukanye amarira. Reka mbwire, Imana ibahojeje amarira mukiri mu isi, Imana ibahojeje amarira. Mwandike iki? Mwandike ngo Imana iremye impumuro nziza ku buzima bwanyu bikitwa aka kanya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nubwo tubibaturira ariko Yesu azaduhoza bakundwa. Uko ni ukuri kw'ijambo. Nubwo mubiba murira bakundwa ariko Yesu azabahoza, kuko niwe wenyine wavuze ngo abarushye n'abaremerewe tumusanga turuhura kandi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire iki? Reka mbabwire ngo mu bibaho byose nta na kimwe kijya kubaho atatubwiye. Ntabwo bishoboka, kubera ko ayo ni amasezerano yacu ndetse n'abazaduturukaho, kandi ibyo ni ibintu bidashobora guhinduka, nta nubwo bizahinduka. Dore aho amasaha ageze aha ngaha. Haleluya. Amen. 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 Bakundwa mu mwami, nkunze kubabwira iki? Nkunze kubabwira iki kintu kandi turi mu bihe biheruka ibindi bihe, turi mu minsi ya nyuma bakundwa. Haleluya. Amen. Turi mu gisekuru cya karindwi, turi mu gisekuru cya Laodikiya. Oya, nta kindi gisekuru kizaheruka iki ngiki. Iki ni cyo gisekuru Yesu Kristo ari bugarukiremo. Ngo ijambo ryo riravuga ngo abasinziriye mu gitaka ngo bazaba ari umubare udashobora kubarika ngo bishoboke. Ngo benshi bazakangukira gukorwa n'isoni, ngo abandi bazakangukira kugira gute? Abandi bazakangukira kubona ubugingo kandi. Amen. Haleluya. Amen. Ngo twebwe tuzaba tukiriho. Oya, uyu mubiri tubamo wo kubabazwa ntabwo ari wo tuzinjirana mu bugingo, ahubwo ngo tuzahindurwa bikitwa ako kanya. Natwe tugire gute? Natwe turushirizeho kuboneka muri uyu mugabane mwiza w'abanesheje. Imana ibafiteho umugabane mwiza bakundwa. Imana yarirahiriye ivuga iki? Usome mu Baheburayo ibice 11. Imana yarirahiriye avuga ngo abo bose nubwo bapfuye bafite kwizera, nubwo bavuye mu isi bafite kwizera, ngo n'iyi saha ngo ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe. Kubera iki? Kubera ko badashobora gutunganywa twebwe tutarahagera. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro aho uherereye hose, kuko Imana idufiteho umugambi mwiza. Ni kubw'umugabane mwiza
Imana yaduhitiyemo bakundwa. Mbega ubuntu twagiriwe bakundwa. Ni ubuntu bugeretse ku bundi bakundwa mu mwami. Niyo mpamvu iki iyi si y'imibabaro twebwe turimo turayisiga. Iyi si yo kubabazwa turimo turayisiga kandi. Haleluya. Amen. Amen. Isi y'imibabaro turimo turayisiga. Isi y'imibabaro turimo turayisiga. Isi yo gupfusha, isi yo kubabazwa turimo turayisiga. Isi y'imibabaro turimo turayisiga. Isi y'uburwayi, isi yo kubabazwa turimo turayisiga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Yewe Yesu. Yesu yarakoze. Mbega ubuntu twagiriwe bakundwa. Ni ubuntu bugeretse ku bundi gusa. Nta kintu na kimwe wabasha kwirata. Oya, njyewe njya mbona ari ubuntu twagiriwe n'Uwiteka Imana, kugira ngo hatazagira n'umwe ugira ikintu yirata ku rwe ruhande, ahubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi twongeye kuba tugirirwa n'Uwiteka Imana kandi. Ariko tageti ni ukugira gute? Tageti ni ugukomanga ku rugi rw'umwami Imana kandi. Imana ishimwe. Tukiraho n'ubundi tugiye kuba dusoreza mu ijambo. Tugiye Imana kandi. Ahubwo ibintu byose birasobanutse, n'ibyo ubona bikiri urwijiji ku buzima bwawe, vuba bidatinze birahishurwa. Uraza kuba umenya buri kimwe cyose mu izina ryacyo mu gihe cyawe, kuko ngo nta na kimwe kizajya kijya kubaho Uwiteka Imana atahishuriye abahungu, atahishuriye abakobwa. Oya, ntabwo yabikora. Niyo mpamvu mvuga iki, njya nkunda kubwira abantu ngo njyewe ndi umuhungu w'Imana. Oya, ntabwo njyewe ndi umukozi, ntabwo ndi umugaragu, ahubwo ndi umwana mu rugo kwa data. Iyo mvuga gutyo mba numva ndi mu butware budasanzwe, mba numva ndi gufiringa ko ndi umwana mu rugo kwa data, mba numva uwambuza no kuvuga iryo jambo navuga ngo rwose mu izina rya Yesu abazimu bakurimo ndabacecekesheje. Uko nguko niko kuri ku ijambo ry'Imana bakundwa. Twagiye kandi ni mu bice bitatu. Turaza kuba tugira gute? Turaza kuba dusoma ibice bitatu. Turahera ku murongo wa 20, ariko uradusomera titire yaho yo ku murongo wa 14. Mukundwa mu mwami, wowe uherutse ku ishuri vuba, wadusomera iyo titire tukabona ko tukajya ku murongo wa 20. Nagezeho muri Bibiliya ngo dusome. Dusome hehe? Ibyahishuwe ibice ni bitatu, umurongo ni uwa 20. Titire yaho n'ubundi garutse kuri ya Laodikiya nahoze mbabwiraho. Haravuze ngo urwandiko rwandikiwe abi Laodikiya kandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Uru ni urwandiko rwandikiwe abantu b'iki gihe, kuko turi mu gisekuru cya Laodikiya, turi mu gisekuru giheruka ibindi bihe bakundwa. Uru ntabwo ari urwandiko rwandikiwe abandi bantu, ahubwo uru ni urwandiko rutwandikiwe twebwe, kuko generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Iyi ni generasiyo yacu, kugira ngo tumenye buri kimwe cyose mu mwanya wacyo, mu izina ryacyo, kugira ngo tuve mu rwijiji, ahubwo umucyo w'Imana urushirizeho kuba hehe? Urushirizeho kuba ku buzima bwanyu, urushirizeho kuba ku buzima bwacu bakundwa. Soma uhereye ku murongo wa 20. Aravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana ihagaze ku rugi. Umuntu niyumva ijwi ryanjye. Imana ihagaze ku rugi bakundwa, ngo kandi umuntu wese uri buze kumva ijwi ry'Uwiteka Imana agakingura urugi. Uyu muntu uri buze kumva ijwi agakingura, nzinjira mu rugo iwe dusangire. Uyu Imana irirahiye ngo iraje mu mago yanyu, iraje mu buzima bwanyu. Imana ishaka gusangira namwe rwose. Haleluya. Amen. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi rihabwe icyubahiro. Turi muri iri jambo.
ntabwo Imana ije gukomanga kuri porutaye y'igipangu cyawe. Imana ntabwo ije ku muryango nuhava ujya gukabakaba imfunguzo zo kuza gufungura kuri serire cyangwa ku ngufuri. Ntabwo ariko byubakitse. Ese uraza kubukingura hehe mukundwa? Ahantu ugiye kubukingura ni ahantu hamwe honyine, ni uru rugi rushingiye ku buzima bwawe. Ugurura umutima wawe mukundwa, ni rwo rugi Imana iri gukomanga. Ni wowe wenyine rukumbi ishaka mu rugo rwawe, ni wowe wenyine rukumbi ishaka kubw'ubuzima bwawe kugira ngo yinjire iwawe. Oya, ntabwo ari imvange ikeneye ko muza kuba musangira, ahubwo Imana ikeneye ubusabane hagati yawe nayo kugira ngo mukomeze mugirane umunezero mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana ikomeze kukugenderera, ikomeze kukubwira buri kimwe cyose mu mwanya wacyo. Nguwo umugambi w'Imana ku buzima bwawe mu gihe gisa n'iki ngiki. Kandi ongera usubiremo iri jambo. Ibi byo kurya birateketse. Oya fure, baburetseho gakeya. Iri ni ifunguro ritaraye. Oya, iri ni ifunguro ritekeweho. Reka nkubwire iki, kwiri funguro ritekeweho, wowe ube maso kandi ube tayari cyane. Ndimo ndabona harimo buri kimwe cyose. Harimo intungamubiri n'intungabuki, harimo intungamubiri n'intungabugingo, urafatiramo buri kimwe cyose. Wowe ugurura urugi rwawe, Imana iri ku rugi. Imana iri ku rugi rwande? Imana iri ku rugi rwawe mukundwa. Oya, ntabwo iri ku rugi rw'undi muntu. Mbega byiza. Byiza cyane. Imana iri hehe? Iri ku rugi. Imana iri ku rugi kandi. Kandi ngo niwumva ijwi ryayo, subiramo iri jambo. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana ihagaze ku rugi rwawe, kandi ikindi kintu ntabwo ihagaze gusa, ahubwo irimo irakomanga. Umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura, ndinjiriwe dusangire. Mbese niwumva mukundwa, niwumva ijwi ry'Imana ugakingura urugi, Imana irinjira mu buzima bwawe, kandi uwishaka ni wowe kugira ngo isangire nawe. Avango kandi unesha nzama kwicarana nanjye. Ijambo ryongeye kongera kuvuga amagambo akomeye n'ubundi. Ku murongo waho wa kangahe? Murongo wa 21. Soma 21 nimba wafunguye Bibiliya yawe. Ni ibyahishuwe ibice ni bitatu. Twahereye ku murongo waho wa 20. Ariko Imana iriyiziye. Oya, ntabwo yatumye. Oya, mbese ntabwo yohereje intumwa, ahubwo Imana yiyiziye. Irimo irakomanga ku bwawe, irimo irakomanga ku bwa bizinesi yawe, irimo irakomanga ku bw'urugo rwawe, irimo irakomanga iki? Irimo irakomanga ku bw'urugendo rwawe, irimo irakomanga ku bw'imibereho yawe ya buri munsi, irimo irakomanga hehe? Imana irimo irakomanga ku bw'ubuzima bwawe mukundwa. Kandi ishaka iki? Ishaka ko ukingura kugira ngo urushirizeho kugirana ubusabane n'umwami w'abami. 21 rero naho avuga ngo unesha nzama kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Mukundwa, icyo usaba ni ukunesha nk'uko Yesu Kristo yanesheje. Oya, nta kindi kintu gikomeye kindi urimo urasabwa ku bw'ubuzima bwawe no ku bw'umutekano wawe. Urimo urasabwa iki? Subiramo iryo jambo kuri 21. Unesha nzama kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Unesha Imana iramuha kwicarana nayo, ni vuba bidatinze, ntabwo ari mu kindi gihe. Nkuko nanjye nanesheje nkicarana data ku ntebe ye y'ubwami. Nkuko Imana yanesheje nayo, nkuko Yesu Kristo yanesheje, igatanga iki? Igatanga kwicarana nayo ku ntebe y'ubwami. Kristo akabasha kwicarana n'iki? Akabasha kwicarana n'Imana ku ntebe y'ubwami. N'ubundi bishatse kuvuga iki? Nta kindi kintu na kimwe gikenewe. Igikenewe nuko wowe uha Imana ikaze na karibu. Nta kindi kintu uri gusabwa. Oya, ntugire ngo hari ikindi kintu uri gusabwa mu gihe cyawe. Amen.
haleluya. Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Kandi unesha nzamara kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesha nkicara na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi kumva, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ijambo riravuze ngo ufite ugutwi kumva niyumve iby'umwuka agira ate? Niyumve iby'umwuka abwira itorero kandi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusoza n'ubundi turaba dusoreza muri iri jambo kandi nk'uko twatangiye dusenga bakundwa, n'ubundi tugiye kuba dusenga Imana kubwo kugira ngo ibintu birushirizeho kuba bigenda neza kandi. Amen. Haleluya. Amen. Ariko Imana ihagaze hehe? Imana ihagaze ku rugi irimo irakomanga. Wowe niwumva ijwi ry'Imana nuze kuza kuba winangira umutima, ahubwe wumve ko Imana iragushaka muri byose ndetse no kubwa byose kugira ngo birushirizeho kugenda neza. Nguko uko Imana irimo iravugana nawe mu gihe cyawe. Nguko uko Imana kandi irushirijeho kumva neza yuko ifite umugambi wo kugushaka kandi irimo iragushaka vuba aha ngaha bidatinze. Reka dusenga Imana kubw'ijambo kandi. Uri Imana nziza. Haleluya. Ubereye mwiza bagutegereje bose data. Nanjye ndakunezerewe kubw'ijambo ndetse no kubw'aka kanya. O mwami w'abami, gitare cy'amahanga. Ndi imbere y'ubwiza bwawe kubwo gusenga binyuze mu ijambo Uwiteka. Ndagusabye gitare cy'amahanga ngo utanga umugisha ku bahungu ndetse n'abakobwa binyuze muri iri jambo kugira ngo buri umwe wese abone igisubizo data gikwiriye buri kimwe cyose, buri kibazo cyose, kandi iri jambo rive mu nyuguti rihinduka ubuzima ku muntu wese. Nyiringabo Imana urimo urakurikirana iki kiganiro kugira ngo turushirizeho kungukirwa binyuze mu ijambo gitare cy'amahanga. Ngaho bikorere kwiyubahisha, wiyubahishirize ku muntu wese ugiye kuba dukurikiranye. Nyiringabo Imana kandi ndasenze kugira ngo ubafungurire amatwi yo mu kirere cy'isi y'umwuka, barushirizeho kumva icyo umwuka abwira itorero muri iki gihe cyo mu minsi igaragara nk'iminsi yo mu bihe biheruka ibindi bihe data. Niko mbasabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwese aho muri muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Bakundwa mu mwami, ibirenze ibyo reka mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka Imana aboneke kuri mwebwe mwese kandi. Haleluya. Amen. Amen.